isi ihora iduhatiriza kwiga kuko iyo utize ikakwigisha nabi. Niyo mpamvu tuza buri munsi tukiga iyo Imana iduhaye amahirwe yo kubyuka turi bazima, kubyuka utera akaboko bigakunda, kubyuka uvuga bigakunda. Abarandi mahirwe Imana ikongeje kugira ngo ukore bya bindi byanze ejo, bya bindi tumaze iminsi tugerageza bikanga, yanandi mahirwe Imana ibiduhaye kugira ngo twongere tugaruke turebe ese bimeze gute. Nizere ko mumeze neza rero, mbahaye ikaze kuri The Bridge TV. Niba ari ubwa mbere uhageze, kora subscribe dukomeze twagura iki kiraro kiduhuza n'amasomo agiye atandukanye, inama za buri munsi, ibiganiro biduhugura ndetse bikanatwungura ubumenyi ku bintu bigiye bitandukanye. Hari icyo ushaka kutubaza, ujya muri comment section ukatwandikira, hanyuma ubutaha tukazaza tukagusubiza. Narababwiye ngo buri wese hano ni ku ishuri afite ubwisanzure bwo kubaza icyo atumvishe ndetse n'ikindi ashaka ko twabazaho cyangwa twarebaho ubutaha tukaza tukamenya ibyo ari byo. Watwandikira muri comment hanyuma tukazaza duheraho tugusubiza. Mbahaye ikaze rero. Uyu munsi rero ngira ngo ikintu tugiye kureba, buri wese mu buzima bwiwe agira imipango aba afite, agira intego aba afite, gusa hakaba n'abandi babaho muri bwa buzima busa nk'aho buyobowe n'abandi cyangwa buyobowe n'igihe, ku buryo umuntu ashobora kukubaza ese ejo bundi ufite iyo mipango cyangwa ejo uzaba uri gupanga iyo mipango, ukamubwira ati njye ntabwo mbizi, iyo mbonye bukeye nibwo mpanga ibintu byanjye. Icyo gihe rero tubibara yuko uba mu buzima budafite intego, cyangwa n'undi wese wabibwira ubundi yahita yumva yuko uba muri bwa buzima budafite intego. Buri wese aba agomba kugira plan yiwe, aba agomba kugira igihe ibintu ukuntu yabipanze, aba agomba kubiha igihe, ese bizakorwa ryari, se bizarangira ryari. Akaba ariyo mpamvu tuvuga ngo umuntu afite ubuzima bufite intego cyangwa umuntu aba mu buzima budafite intego. Uyu munsi rero tugiye kureba ibintu byagufasha kugira ngo nawe ube waba muri bwa buzima twita ko bufite intego, ubuzima bufite icyerekezo, ubuzima bufite imipango. Twese turapanga nubwo bitagenda neza rimwe na rimwe, ariko buriya akenshi iyo ubyiziritseho, cyane ko ibintu bya hano ku isi ari ukugerageza no gufightinga buri munsi, birakunda. Rero tukaba tugiye kureba ibintu byagufasha kugira ngo nawe ube waba muri rwa ruhande rw'abantu babayeho bafite intego, apana kubaho bwa buzima bugotuye mu gahezo, bwa buzima twita ko bwiyakiye ariko bukiyakira mu bibi. Ugasanga umuntu afite indwara arwaye yayivuza igakira, ariko akavuga ngo njye narabyakiye, uriya niko Imana yandemye. Yakuremye gute? Ko Imana yaturemye twese kugira ngo tubeho neza, tugira hano ku isi wese akifondera ubuzima. Cyane cyane noneho iyo uri umugabo, yaranabivuze yuko buri mugabo wese azarya yiyushye, akuya, yavunitse, yashakishije. Niyo mpamvu rero ugomba kuza ukiga amasomo ya buri munsi. Kora subscribe tubane. Ikintu cya mbere rero turaza kujya tureba buri ngingo, ni ingingo zigera kuri 5 zagufasha kugira ngo ubeho mu buzima bufite intego. Ni ingingo 5 uraza gukurikira paka ugeze ku ya nyuma, kuko wasanga nayo hari ukuntu wari ufite ubuzima bwawe yewe bunateguye, ariko hari icyo wenda waba waratakajemo hano ukacyumva, hanyuma ukacyongeraho kugira ngo life ikomeze ibe good, bikomeze bigende neza. Ikintu cya mbere, niba ugikora cyangwa uri wa muntu wumva yuko ibintu bizageraho bikagenda neza, cyane cyane niba uri umugabo, iki kintu cya mbere gihagarike. Rekera ukumva yuko ibintu byawe cyangwa ubuzima bwawe buzageraho bukamera neza nk'uko ubyifuza, ahubwo wenda bizageraho bworohe, wenda ibibazo bigabanuke, ariko buri gihe umugabo ahora afite inshingano. Niba none mfite inshingano zo kujya ku ishuri, ngira ngo abantu twiga cyangwa twagiye twiga, nta muntu ukunda kwiga usibye ko nyine kubera ko hari impamvu uba uri kubikora, uriga nyine ku kabi n'akeza. Rimwe na rimwe ababyeyi bakanagukubita ukajya kwiga utabishaka, rimwe na rimwe ukajya kwiga nta n'inkweto nafite cyangwa nta byangombwa byuzuye byo kujya ku ishuri ufite, ariko ukavuga ati kubera ko hari impamvu ndi kubikora reka njyeyo. Icyo gihe rero inshingano zo kwiga zirangiye, ukurikiza inshingano zo gushaka akazi, yewe rimwe na rimwe nabwo kakanabura, ugasanga nabwo nyine uri guhangayika, kandi wiga wari uzi yuko nurangiza kwiga bizaba bikemutse. Wakabona nabwo kumva ibintu birakemutse, mu minsi iri imbere ugahita upanga plan zo kuzana umugore cyangwa umufasha, cyangwa wowe n'umukobwa ukapanga kuzana umugabo. Icyo gihe nabwo urongera ugafata inshingano zo kuba watunga urugo, ukavuga ati nimara gushyingirwa ibintu bizagenda neza, cyangwa nimara kugeza umugore mu rugo cyangwa n'umugabo nitugera mu rugo, ukavuga ati ibintu bizagenda neza. Ariko wageraho nabwo mu minsi iri imbere ugasanga isongera gufata inshingano zo kugira ute, zo kurera abana, zo kohereza abana ku ishuri, minerivare zikabura, ibyo kwambara cyangwa ibyo kurya mu rugo bikabura, bikabibisaza. Ariko kubera yuko nyine waremeye gufightinga, waremeye guhora nyine ufata inshingano,
kandi ukaba unabyubaha. Ariko ibyo ngibyo mba mvuga ni umugabo nyine wumva yuko ari uwa nyawe, cyangwa uyu nguyu uza buri munsi tukiga tukamenya ngo ese isi ni gute tugomba kuyibaho ku keza na kabi, kandi tukabaho tumeze neza, turi ba bagabo nyine batanga icyizere cy'ejo hazaza. Ubwo rero we hagarika kumva yuko ibintu bizagenda neza, cyangwa hari igihe nyine uzumva yuko uzatoza ukaba mu mudendezo. Hora wumva yuko ufite inshingano zo gufayitinga, kandi ibyo bintu bigakunda, kuko uko dukura uko dusaza niko umuntu agenda afata inshingano. Uva kuri izo nshingano zo kumenya abana no kubajyana ku ishuri, ukajya ku nshingano zo kubashyingira, ugakomeza bikarangira unashaje bya bindi wifuza gutabigeze. Hora ufayitinga rero, genda birakunda, abantu bakakubaha kubera ko babona uri umugabo w'icyerekezo cyangwa ushoboye, ukomeye nyine. Ariko nta gihe uzigera wumva yuko ibintu urimo buri gihe uri mu ruhande rwo gutuza, ukumva ko ucecetse. Icyo ni icya mbere cyagufasha nyine kuba ufite ubuzima bufite icyerekezo, za urufayitinga. Ibyo nibyo ugomba kwiyumvamo kandi ukanabyiyemeza. Ikindi kintu cya kabiri, agaciro amafaranga winjiza uko yaba angana kose. Ni ukuvuga ngo kuri iyi si buri wese, waba wikorera cyangwa ukorera abantu, cyangwa ukora akazi kagiye gatandukanye, uracuruza, ukora muri biro runaka, ukora utuzi tugiye dutandukanye, uri umuhinzi, uri umworozi, ariko menya ngo ese amafaranga winjiza uyaha agaciro kangana iki. Aha ngaha ikintu tuba dushatse kuvuga si ukuvuga ngo amafaranga yawe nuyinjiza yose uhite uyazigama cyangwa uyakoresha ibintu bifite agaciro gusa, kuko hari n'ibindi tubona amafaranga agenda bitari iby'agaciro. Ariko se niba warinjije amafaranga mu kwezi angana wenda n'ibihumbi 100, ni urugero, wahura n'inshuti zawe cyangwa n'abandi mugiye gusabana, yewe batari bumuzane na income cyangwa batari bunagira ikindi kintu bakungura cya danje, ugasanga ayo mafaranga uyatanze ku munsi umwe, wayakoreye ukwezi kose, ariko ayo mafaranga mu by'ukuri agiwe umunsi umwe cyangwa mu masaha nk'abiri. Icyo gihe ntabwo uba agaciro amafaranga winjiza, cyangwa nawe ubwawe ntabwo uba wiha agaciro. Wakagombye kumenya ngo ese niba nakaza umwanya ungana gutya, mwinjiza amafaranga angana gutya, nyaha agaciro kangana iki? Ese nyine bagenzi banjye bo biha agaciro kangana iki? Niyo mpamvu rero iyi ngingo ivuga ngo banza uha agaciro ayo winjiza. Niba wakuyeho ibyo ukeneye, wishyuye inzu, wishyuye amazi, wishyuye umuriro, waguze buri kimwe, menya ngo ese ndazigama angahe. Hari n'umuntu usanga ayo mafaranga yatakaza atarabasha kugura ibyo akeneye. Mbere yo kugira ngo agure ibyo akeneye, ugasanga ya mafaranga yahise yatakaza, agiye kuyaryoshyamo, agiye muri bya bigare twita ko ari bya bigare bitujyana nyine muri weekend, twagiye kureba ibi, twagiye gusinda, ugasanga nyine ni ibintu biri aho ngaho. Nawe witekerezaho ukabona yuko ntabwo byakagombye kuba bigutwarira amafaranga. Tekereza rero ku mafaranga yawe winjiza, utekereze ese nyasohora ku biki, ese nyakorera mu gihe kingana iki, nkayasohora mu gihe kingana iki. Ibyo nabyo byagufasha kugira ngo ubeho muri bwa buzima bufite intego, atari bwa bundi bw'agahezo. Ikindi kintu cya gatatu, menya ko ibyo uha agaciro ari byo bizaguha umusaruro. Ni ukuvuga ngo buri munsi dufite akazi dukora, buri wese afite ikintu ajyamo, ariko hari icyo uha agaciro kurusha ibindi. Hari icyo ufata nk'akazi, hari n'icyo ufata nka side hustle, cyangwa nyine utundi tuntu two ku ruhande ukora tukuzanira amafaranga ari aho ngaho. Rero ikintu uha agaciro cyane ugashyiramo umwanya wawe wose, ugomba kumenya yuko ari cyo kizakuzanira umusaruro. Nyine bibaho, muranabibona, kubera yuko niba ikintu uvuze ngo iki kintu nyihambire wongeye kukiga, ni niyo mpamvu ubona iyo tugiye kwiga baduhitishamo amasomo runaka. Kuvuga ngo tuva muri tronco twiga amasomo agera ku 9, ariko iyo tugeze muri mu wa 4, tuvuye muri tronco mu wa 3, ari ukuntu bahita bavuga ngo ugomba kujya kwiga biology, MCB, PCB, MEG, HEG n'utundi dusomo tugiye dutandukanye, cyangwa urajya kwiga nyine tekinike runaka, urajya kwiga gukanika, urajya kwiga kubaka, urajya kwiga gutera ibiti, urajya kwiga ubugoronome, veterineri n'ibindi. Niyo mpamvu bagucagura bakakubwira ngo wowe kurikira iki bitewe n'isomo wakunze. Ntabwo bavuga ngo bya bintu n'ubundi ubikomeze, yagushobora kugera muri kaminuza nabwo ukagira ukuntu uhindura, ariko barakubwira ngo komeza uyu murongo kubera ko wawukunze, cyangwa nawe ukihitiramo bitewe n'icyo uri kumva ushaka kujya kwiga. Niyo mpamvu rero ubona umuntu ararangije ni umunyabwenge cyangwa umuhanga mu kintu runaka, nuko aba yarakurikiye cya kintu nyine akakigiramo passion, akakizirikaho. Niyo mpamvu bavuga ngo ikintu wahaye agaciro cyangwa witayeho ugaha umwanya wawe wose, jya umenya ko n'umusaruro aba ari kuzaza. Rero gira ikintu witaho, uvuga ngo iki kintu ni icyanjye, izindi ziya side hustle, ariko nyine ufite ikintu uvuga ngo aka kazi ni akanjye. Se umuntu acyatse yambariza muri kategori, icyo kintu nacyo cyagufasha kugira ngo ube mu buzima bufite intego. Ikindi kintu cya 4, witanga umwanya ku bintu byose ubonye. Ni ukuvuga ngo aha hantu nta muntu utagira uru ruhande. Twese tuba dufite ibiduhangayikishije, ibiduraje inshinga, tuvuga ngo ejo nzakora ibi, ejo bundi nzakora ibi, mu mwaka uri imbere ndagupanga gukora ibi ngibi.
ariko ugasanga umuntu araje mu gitondo njye hahise ampangisha yenda nari napanze guhura n'umuntu, turahura n'ababosi bacu cyangwa turahura n'abantu dukunda, turahura n'abantu twapangishije gahunda zigiye zitandukanye z'akazi cyangwa n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ariko ugasanga umuntu araje mu gitondo ahise akubwira ngo tujyane aha n'aha, niwanabitekerejeho umaze iminsi upanga ibintu hashize icyumweru, ariko kubera yuko umuntu akubwiye ngo tujyane aha n'aha, yenda ndakuguriraho inzoga cyangwa ndaguha ibi n'ibi cyangwa ndagukeneye ako kanya, ntukabe wa muntu rero bavuga ngo bafatira aho baboneye. Wowe jya upanga ibintu byawe ku buryo umuntu wese aba azi indangagaciro zikuranga. Niba umuntu bamubwiye ati ese runaka twamubona, akaba yanakubera umuhamya akavuga ati uriya muntu akunda kuba afite gahunda, niba afite gahunda ntabwo ari buboneke, ariko hari umuntu ahita avuga ati uriya araboneka, igihe cyose wamutungurira wamubona. Wiba nk'uwo muntu rero, gira gahunda zawe ku buryo aho bakuboneye atariho bagufatira. Icyo nacyo cyagufasha kuba wagira ubuzima bufite intego. Hanyuma ikindi kintu cya gatanu, tegura imipangu cyangwa icyo twita plan kandi uyitangire nonaha. Hari abantu dukora ibintu tukabiranzika tukavuga ngo wenda nzagura iki n'iki, yewe ukabona afite n'amafaranga cyangwa ufite ahantu wayakura, ariko kubikora bikaba intambara kugira ngo barakuroze cyangwa barakuzinzise cyangwa warabyibagiwe, ukabona bireba ariko ukavuga ngo inyuguti ya nza rero cyangwa byo gushyira ibintu mu nzagihe, nacyo ni ikintu gisubiza abantu inyuma, ugasanga uri gupanga ibintu ariko utegereje igihe cya nyacyo, kandi igihe cya nyacyo nta kibaye, ubundi igihe cya nyacyo ni igihe uba uri muzima. Ni nabyo tuvuga ngo Imana itubwiye ngo tubyutse turi bazima, ugasenga ukumva birakunze mu gitondo, watera akaguru bigakunda, wavuga ukabona birakunze, icyo nicyo gihe cyawe nyine, kuko ejo cyangwa ejo bundi wabyuka wakomeje, kuko n'abandi tujya tubona bakomeza, kandi twebwe nta kintu twatanze. Ubundi ikintu tuzi nyine ku isi, tuzi icyanya cyo kitajya gihinduka, nuko buri muntu wese iherezo rye aba ari ugupfa. Niyo mpamvu rero nutegereza igihe cya nyacyo byazakugora ko ubuzima bwawe buba bufite intego. Tangira none, tangira ugende rwa rugendo ushaka kuzagenda mu myaka 10, buri munsi ukora akantu k'impinduka, ugende urugendo nyine gahoro gahoro, ni rwo rugendo. Nujya kuvuga ngo njyewe ngo niba nzakora wenda ibintu bizansaba, nzakora ibintu kubyubaka bikazansaba umwaka wose, ukavuga ngo wenda nzabikora habura amezi 3, nta kibazo. Niba narapanze wenda ku ya mbere y'ukwa mbere ko ari bwo ibyo bintu nzabikora, ugasanga utangiye kubikora mu kwa 12 wenda ku itariki 5, watangiye ku itariki 2 z'ukwa kabiri se ugatangira ukora gato gato, ko nyine wazasanga waranarushijeho kuri bya bintu upanga gukora. Wibaho rero upanga ibintu ngo bihoze mu mishinga, ngo uheze muri nza, tangira nonaha rero, bizagufasha nabyo kuba wagira ubuzima bufite intego. Icyo ngusaba rero, turi kubaka iki kiraro kiduhuza n'inama za buri munsi, amasomo agiye atandukanye y'ubuzima, ndetse n'ibiganiro biduhugura kandi bikanatwungura ubumenyi ku bintu bigiye bitandukanye. Wowe icyo ngusaba, niba ukigira hano utarakora subscribe, yikore kugira ngo dukomeze tubane no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ngende Kivu West, ibiganiro nakagaruka ni buri munsi. Ufite igitekerezo ni muri comment uragenda ukacyandika, wibuke gukanda like, usharinge n'iyi video kuri bagenzi bawe. Kwiga no kwigana kandi kwiga no guhozaho, nta muntu wanga kwiga. Dukomezanye no mu bindi biganiro, ngenda bashimiye, turi kumwe.